Haya basi, bismillah, amahoro n'imigisha bibane namwe kandi mu izina ry'Imana mbishimira kandi nanabasuhuza. Tugeze mu gihe cy'igihe tugiye kuzana gishyashya bita ngo ni story time. Aho mu rugo mwe munezezwa n'iki? Aho muri mushimishwa n'iki? Haya, twagiye hano, hari story y'umubyeyi w'umupapa wahuye n'umuhungu ati papa rwose hari umukobwa hano nakunze w'umuturanyi bamwita Kenny kandi namukunze cyane. Papa ati hoya ahubwo ubigire ibanga ntubibwire mama wawe, uwo ni sister wawe. Undi ati rero hari n'undi hirya hariya nawe ni umuturanyi wacu, nawe namukunze kandi ndashaka ko dukundana tukagira gutya natwe tukaba abantu bakuru tugakora umuryango. Umugabo ati hoya musore wanjye, uriya nawe ni sister wawe. Undi ati rero n'abandi nabonye umupapa ati hoya have nawe ni sister we. Bimbo nawe Muvindimwe ni sister wawe. Kena baye sister we, Bimbo ni sister we. Undi nawe amubwiye ati hoya ni sister we rwose mwana wanjye, have. Umwana aryama riba riramurambiye, kurihisha biramunanira neza. Arangije ati rero nkiruka nkabibwira mama. Ageze kuri mama ati mama rwose papa sinzi ikibazo afite, yanyobeye yananiye. Ati ese bimeze bite mwana wanjye? Ati rero ndabwira papa ko nshaka kwikorera ubukwe n'uriya mukobwa Kemi, akambwira ko ari sister wanjye. Namubwira Bimo akambwira ko ari sister wanjye. Ati byanyobeye byagenze biti? Nyina ati humura rwose, uwo ushaka muri bo ubane n'uwo ushaka, tangira uterete rwose, iteretere nta kibazo. Ati kandi ari bashiki wanjye. Ati reka mwana wanjye, uriya sisi uriya ntabwo ari so rwose. Umuryango uraryoshye. None umusore akavuga ngo ese ari papa ari na mama ndenganye nde? Icyo ni cyo kibazo. Uyu musore arenganye nde? Arenganye mama we, arenganye papa we? It's a story time. Haya, twagiye muri komantere mutugire inama. Uyu musore aramutse akubaje ikibazo ngo ari mama ngiye kuregera papa, papa wari wambwiye ngo simbibwire mama, nkamara kumubwira ko bari abantu bose ndi gutereta mbwira ko ari bashiki banjye, nagera kwa mama akambwira kuri atari papa, niteretere rwose nta kibazo, mpitemo nshaka mwe. nari ngize umuziro yuko ari bashiki banjye, bidashoboka, twabyara amacugane. Bimeze biti? Turenganye mama, turenganye papa? Ni ikibazo. Ukuri rero hano hanze, ukuri ni guke kandi twese tuzi neza ko ukuri ari kwiza. Ukuri ni kwiza ariko guhari ari guke cyane. Tugiye rero kujya tugira umwanya tugireho akanya ka story time, tugire udustori tuganiraho dutoya, tuba ari utureels turi hanze, tuba ari utuko dushyashya tugiye kujya tuganiraho, turuhure mu mutwe, tunezerwe, twumve ibintu biryoshye cyane. Habe ku rukundo, habe ku bindi bimeze neza, kuko nta karabaye hano rwose. Tuba tuganira ku nibura binejeje byumvikana cyane. Rero mujye mugira amakenga nyabuneka. Njye nyangira agasloga kavuga ngo umukobwa wese dusa nk'abahuje apparence physique, duteye kimwe cyangwa dusa nk'abagaragara kimwe mu maso, bizangora gukundana nawe keretse igihe tuzakundana. Ngo abantu bamaze iminsi bakundana nyabuneka barasa. Ubwo nanjye ngomba kuzashaka umuntu tudasa, ariko hagati aho tugakundana cyane kugira ngo tuzabe dusa. Hazagira gutya ngashiduka ndimo mbana na sister. Nyabuneka mujye mubaza ababyeyi aba bafite, abatabafite namwe mushishoze, mukurikiza ibintu byo kumenya igisekuru cy'umuntu, hato na hato utazasanga uri mu bana n'uwo wakabaye uvukana nawe. Rero ingaruka ziba ku bana mubyaye, ziba kuba muhuje amahormone, muhuje ibintu byinshi bitandukanye, muri aba relatives, kuko ngo amaraso ntago atuma abantu baba famiye, ahubwo baba bari related. Rero umuntu muri related ntago mwakora famiye, kuko already muba mufite muri famiye. Uyu musore yihangane, nagende nyine yigeragereza. Mama ntamuhaye go ahead, ari iki kibazo
nuko akeneye umuntu umugira inama yo mu mutwe, mu bitekerezo, kuko ashobora kuzisanga uwo azambika ingofero atari we se, cyangwa uwo azambika ikamba atari we nyina nawe yaranamwibye ku bitaro. Rero buri mubyeyi wakureze aba ari so, uko byagenda kose umugomba icyubahiro, kuko hari n'imvugo ivuga ko iyo umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bareranywe bakiri bato bagakurana, bariya nabo ntibemerewe kubana nk'umugore n'umugabo, kuko abo bantu baba ari nk'abavandimwe. Rero ntabwo baba ari nk'abavandimwe, ubwo kuri jye baba ari abavandimwe, kuko bariya abantu bahuje ibintu byinshi, bahuje umuryango, bahuje ababyeyi. As long as mwahuye mukiri bato, muba mugomba no gukomeza mukabanirana kandi mugakundana, kuko ubuzima buraryoshye. Rero muba mugomba kumererana neza nyaboneka. Rero ndabishimiye, ndabakunze, ndabakumbuye. mugire commentaire nyaboneka, ko nta mutima mubi mufite, mwakoze subscribe na share, ibintu bikagenda neza. ko Huguka Online TV igomba gukora, kandi bari mugomba kuyikuza. Tugiye kujya tureba mu tuntu twinshi dutandukanye, ibintu byo kumbura byo niburisha birangire, ntibigomba kubaho. Mba ndi umuntu wanyu, mba mpari ku bwanyu, kandi namwe nyaboneka mugerageze muhabe ku bwanjye no kubera Imana, sibyo? Ndabashimiye rero mu inshuti nziza, mukomeze murindwe n'Uwiteka. Inguni zose muherereyemo z'isi, ari ahashyushye, ari ahakonje, ari aho bwije ndetse naho bukeye, ufite akazi n'utagafite, ufite umuryango n'utawufite, nawe saba Imana gukura, ufite igikundiro n'ubwenge, kandi uzakora umuryango unejeje, nawe unezerwe kubw'ibyo uzaba wagezeho. Rero mbaragije Uwiteka Imana, mbaragije Imana ngo ibiteho kandi ibarinde. Ubuzima ni bugufi, twe kuba imitako y'isi gusa ngo n'umunezero wayo w'akanya gato biba ari byo bidushirana, ahubwo twiragize Imana kandi tuyiringire, duce bugufi, tumenye kubanirana neza, kuko ntawamenya wa muntu uba ufata nabi, hari igihe ejo aba ari we uzaguha serivisi akagufata neza, uzamukenera kurusha ibindi byose. Murakoze cyane, ndabakunda.